Twongeye kubasuhuza abakunzi ba Ingenzi TV, tubahaye ikaze ku makuru tugiye kubagezaho uyu munsi. Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga nyinshi mu kuzamura iterambere ry'umugore ndetse no kwita ku mwana, aho yagiye ihanga imirimo y'amaboko yateza imbere igitsina gore n'abaturage muri rusange. Aha niho n'indi miryango itandukanye itera ikirenge mu cya Leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda. Muri iyi miryango harimo na Club Optimiste Kigali yarebye kure ihanga imirimo iteza imbere umugore n'ubuzima bw'umwana bwibanda ku burezi. Club Optimiste Kigali ni itsinda ry'abagore bibumbiye hamwe aho bafasha bagenzi babo kwiteza imbere, babigisha imishinga igendanye no kwihangira imirimo. Bamwe mu bibumbiye muri uyu muryango Optimiste Kigali bavuga ko bashima uruhare rw'abibumbiye muri uyu muryango kuko ukomeje kugira uruhare runini mu guhanga imirimo iteza imbere igitsina gore, banagira uruhare mu kuzamura ireme ry'uburezi bwibanda ku bana. Mukayisaya Goreti ni umwe mu banyamuryango b'iyi Club Optimiste Kigali, akaba ashinzwe kuzamura umugore no kumuhesha agaciro muri uyu muryango. Ariko iyo ni y'abagore gusa, nta bagabo babamo, turi abagore gusa. Abagore bahuje bahura dutumirana hakurikije ubucuti. Jewe nshobora kugutumira nkaguparena muri uwo muryango wacu, ariko tugaharanira yuko habamo profession zinyuranye kugira ngo dushobore kuzuzanya mu nshingano dufite. Harimo inshingano socio-economique, harimo inshingano z'ubuzima, harimo inshingano z'ubuzima, z'uburezi, no kumenya n'ibigendanye n'ikiremwa muntu, no kumenya kubanira abandi, kubana n'indi miryango n'abahanze bose, kugira ngo dushobore gukorera hamwe nk'abagamije gufasha umuryango. Rwamaha Claude ni umwe mu babyeyi barera muri iri shuri rya San Marco riherereye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Nyarugunga, rikaba ari umwe mu mishinga w'uyu muryango Optimiste Kigali. Ashima uruhare rw'uyu muryango mu guteza imbere uburezi no kugira uruhare muri gahunda za Leta zizamura iterambere ry'abaturage. Barangije muri iri shuri bariho barasoza za kaminuza hirya no hino, nkaba numva rero ko ari intambwe ishimishije. Bafite n'indi mishinga, bafite amashuri y'imyuga, kwigisha ubudozi, ariko bafite na gahunda yo gushyiramo n'indi mishinga myinshi yo kwigisha imyuga. Muzi ko ari na gahunda ya Leta yo kwigisha urubyiruko imyuga. Si n'urubyiruko rutagize amahirwe yo kwiga wenda, ariko n'abarangije kaminuza, burya kugira umwuga ni ikintu cyangombwa cy'ingenzi ku muntu uwo ari we wese. Nkaba numva rero ari umusanzu ukomeye cyane iyi Club Optimiste ya Kigali yagize ku rwego rw'igihugu. Umwe mu bayobozi b'iyi Club Optimiste Kigali, Leta Kayitesi, avuga ko kuva aho iyi club yashingiwe yahinduye byinshi mu buzima bwabo, kandi ikaba yarabakuye no mu bwigunge, ifasha abagore kwihangira imirimo ibateza imbere. Gifatika dufite umushinga w'uburezi, ikindi dutanga amahugurwa nko kudoda. Dufite umushinga uteza imbere umwuga w'abagore wo kuboha, bakaboha utuntu bakatuvanga na metali, bijutore mwayisuye, bikabyara akantu keza abantu bambara. Yego, iyo ni imishinga rero mu by'ukuri, ariko muri rusange Club Optimiste iteza imbere umugore. Club Optimiste yashinzwe mu 1992, ikaba yizihiza imyaka 30 imaze ishinzwe, ndetse inishimira ibyagezweho harimo guteza imbere umugore n'umwana, aho abanyamuryango bayo bavuga ko bazagera kuri byinshi babikesha gukorera mu matsinda no gushyira hamwe bakora imishinga itandukanye irimo ubudozi, imitako n'ibindi.